Arakoze. Naho mu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda harabatuye muri uwo murenge bavuga ko bamaze imyaka isaga 10 batazi irengero ry'imodoka ebyiri baguze bivuye mu mafaranga bateranije, bagasaba abafite mu nshingano gusobanura irengero ryazo. Icyakora ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza buravuga ko izi modoka zagurishijwe kugira ngo hishyurwe ideni. Nirihe deni? Reka tubibaze mugenzi wacu Yusufu bona bagenda. Imyaka irarenga 10 abaturage bo muri uyu murenge wa Nyamirama muri aka karere ka Kayonza ku bufatanye n'ubuyobozi bw'uyu murenge haguzwe imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa Fuso kugira ngo zibafashe kujya zibateza imbere, aho buri muturage yasabwaga gutanga amafaranga 4,000 mu byiciro. Kuri ubu bamwe muri aba baturage bakaba basaba kumenya irengero ry'izo modoka nyuma yo kuzigura zigatangira gukoraho iminsi mike zigahita ziburirwa irengero. Amafaranga tugura imodoka nyine twatangaga 100 buri rugo, umuntu yagwishije 4,000. Bagendaga twizigama buri muntu igiceri cy'izana, bahagariye ku 4,000. Nyuma tumaze kuvigeraho hanyuma hagurwa imodoka zari ebyiri, zari Fuso ebyiri. Ariko nta minsi zamaze ko bashoboza zagurishijwe, ariko buri zagurishijwe ntabwo twabumenya. Twamara kumenya uburyo zaguze n'uburyo zagurishijwe, uburyo zagurishijwe twamenya nabwo. Izongeye zikagaragara cyangwa niba zanatanzwe hakagaragara n'icyo zakoze, nta kibazo cyaba gihari n'ubu. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bwo bwemerera Radio 10 na TV10 kwiza imodoka zaguzwe ku gitekerezo cyashyigikiwe n'ubuyobozi ndetse na nyuma hakaza kugurwa imbangukiragutabara, ariko nyuma ngo izi modoka zaje kugurishwa kugira ngo hishyurwe umwenda bari baragurijwe mu murenge Sako ku migabane yabo. Imbangukiragutabara ngiza kugira ikibazo cyo gupfa habura ubushobozi bwo kuyikoresha. Icyakora ngo barakomeza gukurikirana iki kibazo. Nyemazi John Bosco ni umuyobozi w'aka karere ari ku murongo wa telefone. Izo modoka rero mu by'ukuri zagize akamaro, byatangiye muri 2007 haguzwe imodoka ebyiri za Fuso bigurwa $28,000, baza no kugera n'amafaranga biguriza bubaka inzu, ari nayo yatangiyemo Sako ya Nyamirama iri muri Sako zatangiye mbere cyane mu gihugu, bakoresha miliyoni zigera ku 9, ariko baza no kugura na ambulance ari nayo wanavuze bayiguze miliyoni 7, no kuba yenda itari ifite ubuzi buhagije bishobora kuba byaranateye no kuba yenda itaramaze n'igihe kirekire cyane. Ibyo bita kuburirwa irengero kw'izo modoka bwe ntabwo ariko bimeze, kuko izi modoka zaje kugurishwa ahubwo zikoreshwa mu kwishyura wamwe bari bafashe wiyongeraga ku bwizigame bwabo, babasha kwishyura ibindi. Rero nyuma yaho umenye ibi turakomeza gukurikirana. Ambulance yo yarapfuye buryo bari badashoboye no kuyikoresha, niyo mwabonye hariya, ariko ni ibintu bibuze gukomeza gukurikirana. Igikorwa cyo kugura izi modoka zo mu bwoko bwa Fuso ngo cyabanje kugira umumaro abaturage nk'uko babivuga. Icyakora bamwe muri bo ngo ntibaje kumenya irengero ry'izo modoka, ari naho bahera basaba ubuyobozi gukurikirana iby'iki kibazo. Zadufashijaga ibintu byinshi kuko nk'umuhanda hariya Nyamira ku murenge wa Nyamirama zazanaga amabuye zikamenamo uwo muhanda, ubu ngubu umeze neza. Yusufu bona bagenda Radio TV10 mu